Patrick! Bazo! Yes, boss! Boss, nagwitabye. Itegure wambare neza. Utegura n'ibyo kurya ugiye kugemura umuntu kwa muganga. Umuceri iki? Ubivanga uko ibyo wari kungaburira ubipakira ugiye kubigera kwa muganga. Okay. Hari ikintu ariko ntumvishe neza kwa muganga iki? Hari umuntu ufite ikibazo? Kuko nawe ndabona nyine utameze neza tu. Ibyo ngusabye n'ibyumvikana. Gusa ndabyumva neza cyane kabisa nanabyumvishe. Okay, itegure wambare neza ugemurira umuntu kwa muganga. Okay, sawa. Sawa. Sauce tomate iki kirungo nyine kwa kundi. And Patrick. Yes. Ntabwo turi bujyane. Nijye jyayo. Urajyayo. Okay. Ndashaka kuhambera. Makubera giyewe nyine hapazo. Ubu umuntu mukuru. Fuke make. Okay. Ube serious. Wumve byinshi kurusha ibyo uvuga. Ibyo numva mbikubwire. Ibyo wumva ubimbwire. Okay, sawa. Kandi wambare neza. Kugira ibintu byo kwambara neza urabizi ni utuntu twanjye. Ni sawa boss. Sawa. Urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. Ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora. Ibyo bishoboka bite? No, baby, nubwo tuwasohokanye ahantu nkanga batagira ikosora. Baby, no. Nakosora mufite koko? Wow. Ikosora imbaraga z'abagabo. Wow. Darling, mbabenye ibanga. My boo. Yes, darling. Ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye. Of course. Umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora, hamagara nimero ziri kuri screen yawe. Nese bakunda gutyo natinze. Udatinze se twavuganye sanga. Ibyo tubyihorera urabona se meze gute? Nshuti yanjye. Aya wese. Wiseka none. Ndi guhisha na vereni. Wiseka nshuti yanjye. Nasi kintu wagikuye. Mane ubwo se we wabura ukuntu wera ndi umukozi ugiye gukora mu rugo. Ahubwo mfite ubwoba bwa vereni. Ubu ndi kuyihisha. Uzahisha kugeza ryari se ntago byakunda. Banze bwire uko ngaragara. Shana uragaragara nk'ibyo tugiye gukora kari byo koko. Umva rero mbwira sibyo? Ndashaka yuko uba serious sibyo? Uri kubyumva? Nose vereni wayihisha amahereni werekeraho. Agakuye akaguzagira utuntu ubona uru rugo ninabikiramo cyane rumungurira
gushakira cyokoza ni baba mayi Suisse musangiza mukurira mukuri ndimo twashaka y'abana When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Ya, rero mbavuga byo. Allo? Allo. Chérie. Oui. Tese. Ni sawa chérie, se kuri guseka. Ega n'ibyishimo. Uzukorera inzi ko bari bukwirukane. Amaherena si ibintu bisanzwe ku bantu bose. Warabyibagiwe wowe umuntu uvuye mu cyaro agira amaherena angana gutya. Reka nkubwire Xavier akazi ko mu rugo ndabona kagoranye. Uragashobora Nese kwambara amaherena. Ko birimo no kunjabuka. Uzagura ndi kwambara amaherena no gukora akazi ko mu rugo bihurira. Boretse shabe uzayambara wagezeyo shanshiti yanjye. Urumva ibintu tugiye gukora ari ibintu byoroshye. Ngende no kuvunika kino kintu kira. Wazanye imyenda yawe yose ariko. Nazanye yo mu rugo mane akazi ko mu rugo. Cyanza byo mu mazuru byo ndabikuramo gute. Oya mana kanga kakareke. Nzababwira ko ina aguye he ngakariye gatoragura shiti yanjye muranyica ibintu bibuze none ariko tunungutu ntaga ni ngombwa niyo turekera banamo ni iki ngiki ni iki bana we kimani kireke ni ibintu biraho bisanzwe nkwereke ibintu tugiyemo wumve ko ari ibintu twapanze sibyo tutabikoze turaraburiza sibyo ariko hano niba nzabibasha umva ko sera nigenje ndagenda nitwa nde Korodine shiti yanjye sheri Korodine koko ubu nta nakandi urashaka kwitwa nde nta nakandi kazi urashaka kwitwa nde wowe akuzika ibintu tugiyemo ari ushaka amafaranga wenda Mutesi nta mukozi yiswe Mutesi uzabaza Mutesi Korodine shiti yanjye sibyo oya mbere nawe ari murakaje ni kuje none ko hubutse sereka mubatse kundi wambaye n'impeta wubatse nawe wari wumva nibura ububabare cyangwa ubusharire bwakugeraho umugore wawe yaguciye impamvu uje gukura mu mbabare mwese wagira ngo ngiye ibibara byose byagiye kuba uko wari bimeze neza none se guca inyuma ko ari kimwe ubugome bundi bukura rero wese nese inshuro waje banyurazima ngiye narakomeretse ni mu kagaro byibuka ariko sijye gukomereka bira ni binini wari umuhaye zari inshinge yari bipfu kongera kubisebe mu bintu byanzanye naje kwisikiza ntabwo naje ngo dufate tuzura kabuze ni ku Munyarwanda avuga ariko iyo ushaka kureba ikibyimba gikiri no kugikanda kigashi okay uretse no kwawe nta nshobora kuzajya oya ntawe kandi kikujyana aho ujyanye n'ibyo bintu bitari byiza ubumeze neza hano no wambwiye okay cyakora ngushimira umwanya ufashe kwitekerezaho kumva ko ugomba gusaba imbabazi ariko nanone bigusigira isomo uretse n'ibyabaye iwanjye harushaho kuzajya bakaguturitsa umugongo n'ubundi ukarangira uwo munsi byararenze igihe uko byararangiye Ntabwo narakubwiye ngo birabo boss birabi nawe yivugisha niko kundi nyine abantu baba bagira gutya nyine babana bameze nk'abavandimwe ariko noneho iyo bakubiteniye ko noneho mu mufitanye ibintu bya shares uzi icyo ari cyo shares ndi kuvuga nyine kuvanga umutungo ni iki ibintu nk'ibi muvanga umutungo iki tumva ni iki ni kundi nyine ako sheri banza nawe ujye umbeshye reba ukuntu yari aguhitanye ubwo se wagize ngo ntabyo nabonye reba ngiye noneho ukuntu yanyirukanye bebe hari ikintu rero utazi hari ikintu utaramenya kabisa hari igihe umuntu yaba afite amafaranga
yitwara uko ashaka avuga ngo wenda arandusha shares mu bintu dufitanye umutungo wenda afite inzu ebyiri cyangwa se 3 ngiye nkagira imwe n'igice ariko ibyo ngibyo nta kintu byatwara bro urumva se kwa kundi umuntu agira gutya agatushikaho gatoya akaba yanarengera nyine akakubwira nabi n'iki ariko nta kintu aba yagukora iriya myenda bango nagiye kwimugurira urumva noneho ntiyarabizi ko nakubisemo iyanjye mu myenda nyine naguze mba nanjye niguriyemo agashati n'agakote nyine nk'uko wari wabonye nyine natsabye ubwo uvuye mu kiri muzima nta somo ubona bidasanzwe aho yari muzima ameze neza hanyuma reka nkubwire gusa mbabaze n'ukwawe nuko uzitanga ukabo kwanjye yaraciye ubuzima bukomeye kuruta na biriya watekerezaga ejo bundi ngutonganya dusakuza muri ofisi yawe burya nanjye mbabarire ahubwo nuko wenda byari bimbayeho igihe cyose ntekereje Eric mpita mbona yaje kumbangamira umugore wanjye gusambanya umugore wanjye turabona b'abagabo si byiza ko tubona umuntu w'umugabo urugo rwamunaniye ngo n'agake yari yikinzemo tugende tugasenya nta somo tuba turi guha abandi kandi bibaye kuri rubu na ejo bya Eric byamubaho cyane aha turi mu kazi ikiraro kiduhuje na Anita ntekereza ko ari waduhuje sibyo hanyuma rero sona bimuganirijeho mubwira buri kimwe cyose ni byiza gufata umwanya ukitekereza ukisuzuma nanjye cyangwa umutima wanjye wiyibutse ukeye cyane kubera ko niba hari umuntu mbangamiye wari umbangamiye muri aka kazi natekereje no gusezera mbikubwire ntaranagatanga npanze gusezera mbanye reka ngende nzagwa n'ahandi ni Eric ko ni Eric gusa numvaga ko ari ibibazo imbere yanjye ariko umuvandimwe ubwo uteye iyo ntambwe nahise ngorana burya ndakubabariye rwose twese turabona abagabo hanyuma rero ahubwo na nyuma y'akazi ku mugoroba dukitse akazi wapanga tukareba ku gashingwa ry'inyo tukagashira ipfa oya cyane ariko nanita n'ijoro ngo muze kumutumira nyine oya reka ndamubwira tuze kwicara ahantu umugoroba dufata akanya Eric nta kibazo kandi uri umuntu w'umugabo murakoze cyane murakoze kazi keza kandi murakoze cyane ubu noneho habaye hari dokima wumva wakuzana muri ofisi cyangwa oya humura ibintu byose ntabwo murakoze cyane muvandimwe sawa ibintu byo kwitwa Claudine nibo byanze sibyo hari Chantal hari Uwimana hari Clementine oya rekeraho basi space yose cyama rekeraho ngaho bahitamo guze yazi space yose nibiki uzi ko ubuse Clementine warihinagura nibe na Claudine wavango ni kakoko Uwimana cyangwa kwita uwi oya yo nta bya uwi okay no nta cyo ubwo kakoko nta cyo kakoko basi nyine umva mubwira sibyo ahantu tugiye sibyo wibuke ko utari umukozi wo mu rugo hari ikikujyana subizi bose wanjye ntago agomba kumenya ko njye nawe duteretana sibyo navuze kuri mushiki wanjye uri kubyumva uri kubishyira muri uyu mutwe yabaye mushiki musaza none se twavuganye ngo iki yego nta kibazo dukomeze nta hantu ugiye kugenda uba uri kugira ngo ibintu byose tubikoreshe ubundi se wavuganye nabo umushahara bazamemba ibyo ntabwo nabivuganye nabo umushahara azabivugana na boss bitewe n'ukuntu witwaye nugenda wasamye uzasama nyine baguhereze make ugomba kugenda imisiyo noneho ni indyankurye ariko nyizera witangira kwirebeshwa hirya no hino bwira nyine nambaye ariko ntiyarabizi nyine ko naguze iyanjye urumva ni gutyo rero byagenze nyine n'ibintu nyine yagize uzi ko ariko buriya na nyuma yaje kugera aho ngaho agahita asaba imbabazi oya gusena hari igihe umuntu aba yagize ibintu byinshi ahantu mu muhanda n'icyabura n'abantu n'imodoka zimucaho iki agonga stress nyine zikaba stress akaba nyine urabyumva ariko nawe ni mukuru boss bisaba ibintu byose muri abitunganyije kabisa
Boss ni no komeza umuvugishe ndabona wigize call center to ko boss ni shisha ariko nakagurya umuntu akabura kugakupe agatangira kanyo ubu se akanyuranye bagiwe umusiko umuntu utangiye gusa kwigira nuko kazi ko mu rugo ari ubwa mbere nyine ubwo nawe urabyumva none nge nagukunze shu ubu ni igikapu igikapu shu numbi ese bindi ziwazikuye nabigiye okay no ntacyo biko wambaye ariko ni sawa biragaragara ko uvuye mu cyaro ngo wisize amavene namubwiye ko wiga university namubwiye ko wiga university warayirangije ariko warayirangije se narayirangije nyine byanyabyo mbabarira narayirangije tugenda inzara ngenda akoresha ko nshoboye nzihisha bamubwire mu gihe boss ndamutse njiwe bitunguranye ntakwerekana ko tuziranye sibyo ikindi umusaza wanjye musaza wawe tuzaba tuziranye nka musaza wawe sibyo n'uwo acting ase nkaho ndishe warabyibagiwe oya shaka iyo umuntu ari mu kazi aba ari mu kazi none ukatugendeye kuguza na boss sibyo presente ukwereke atakujyana ujye mu kazi shari ibyo uzahurira nabyo sibyo ugomba kubyihanganira ntago ugiye ariko wahita kureba CIALA mu kazi yitwa Korodine wangu ibintu bya CIALA bisigana sibyo Korodine wowe imana bazajya bamamagara wowe imana cyangwa Korodine cyangwa wowe imana Mwiriwe neza sorry natinze kuza nagize akazi kenshi ariko narinje ni wowe wakurikiranaga n'ibindi birango yego hari development yego hari umusore wawe wajya gukunda kohereza ariko uriya musore wawe yadukoreye ibintu bidasanzwe kuko urumva umurwayi watuzaniye yagize ikibazo cyo kwibagirwa neza hama umuntu wawe yazaga akamushyiramo amagambo kandi kubeshya umurwayi wagize ikibazo cyo kwibagirwa nanone ntabwo ari byiza bituma asubira inyuma kugira ngo akire biba byiza rero uriya muntu wohereza hano agize akaza afite amakuru yuzuye kuri uriya muntu ikibazo yagize ukamubwira neza ikibazo yagize katagomba kumubeshya yego nabyumvishe rwose bivuze ngo ugiye kwigisha uriya muntu wawe amagambo agomba kuba yafashe yatuma afasha uriya muntu watuzaniye kuba yakongera bakamera neza nk'uko yari ameze aho kugira ngo arusheho kurwara urumva yakomeje kumubwira amagambo menshi kandi atandukanye nawe nawe uzavuga urumva yakomeza kumucarenginga nawe ubwiye uriya mutipe ndaza kudiringa nawe ariko simbwira nta complication zirimo nta kibazo kimwe nta n'ikibazo cy'amaraso natanga yanjye nta kibazo nta kibazo cy'amaraso afite uko byagenda uko ariko kose usibye ikibazo cy'uko yibagiwe ariko uko mugenda muba hafi mumwibutsa murushaho kumubwira ibintu bimufasha araza kumera neza okay nta cravings se ziri bizarre utuntu ari gushaka ibyo araza gushaka wowe uraza kugenda uganire nawe twe twaganiriye nawe tumubaza uko yumva uko yiyumva n'icyo yaba akeneye ndakeka nawe uraza kuganira kugira ibyo akeneye kurusha kandi uraza kugenda neza mugamese mukomeze mumfashe uriya mutipe wenda aza kudiringa nawe sibyo ariko
Is it okay njye kukumenya? It's okay, nta kibazo biraremereye. ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora. Ibyo bishoboka bite? No, baby, ni gute wasohokanye ahantu nk'ahangaha batagira ikosora? Baby, no. Nakosora mufite koko? Wow. Ikosora imbaraga z'abagabo. Wow. Darling, namenye ibanga. My boo. Yes, darling. Ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye. Of course. Umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora, hamagana nimero ziri kuri screen yawe.